Halo. Hano ni muganga muvugana hano la Croix du Sud. Hano batuzaniye umurwayi urembye cyane wakoze accident. Ndebye mu ikote rye mbonamo nimero zanyu. Yitwa Mbabukeye Herve. Mwaba mumuzi? Ndamuzi. Okay. Sawa rero muhageze mwaba mudufashije. Okay. Kanzi. Sawa. Alex, ufite icyo upfana na Herve? Nta n'umuryango uzi se? Mugano ndi se kurimo kumbaza iwabo undi baryamye yari yatabuja yapfuye. Oya, Herve ntabwo yapfuye, ariko nk'uko ubizi yakoze impanuka ikomeye cyane kuba yarakubise umutwe hasi muri buriya buryo byamuvuyemo kwibagirwa ibintu byose. None rero hano hari abazungu bari gufasha abantu barembye cyane, barashaka kujya kumuvurira hanze. Sinzi niba rero hari umuryango wowe waba uzi ukabamenyesha ko agiye kuvurirwa hanze. Oya, ntabwo Herve muzi cyane, gusa twarahuye turaganira mbona ko abayeho mu buzima butari bwiza, ndetse nza no kumubaza niba yarize, amusanga yarize. Mu buryo namuhaye akazi kubera assistant wanjye, ndetse mbona akazi aragakora neza, ni umwana mwiza, naho ku bijyanye na famiye ye nta kintu bwiza. Mbega babaje kandi koko muri uru Rwanda dufite abana b'imfubyi tubana nabo, tutazi imiryango baturukamo, tutazi nta kintu na kimwe tubazimo. Byagakwiye kutubera isomo. Dukwiye kubana n'abantu bose, tukagerageza kumenya imiryango yabo, aho baturuka, kuko iyo bagize ikibazo nk'iki ngiki cya Herve bamufasha kwibuka, kongera kumenya uwo ari we. None se Alex, ubwo Herve turamufasha iki? Dukwiye kumufasha, tukagerageza tukamufasha kuko akeneye ubufasha bwacu. Tumufashe. Rero umukobwa uhagaze na Sinumva yari ihagaze. Usohotse hanze.
No, amahitamo. Ibi byose niko wari wagiye ubifata ko ntabikubwiye. Reka mwandikire umuti ndi bumwandikire uramuvura bitewe n'ibipimo twagiye dufata. Hari ibintu nabonye by'ingenzi bigomba kugira icyo bimufasha. Ijoro mugerageze abimuhaye na bike yanjye. Rwose uracyari hano? None umurwayi humura araza kora. Urabona bigenda biza? Birimo biraza. Turimo turabyitaho. Ntajya kumureba se cyane? Nta kibazo wakwitahira. Iby'ibanze twabikoze. Ikamubaza buriya kubera iki Livi yakuyeho telefone abajama b'iminsi no bazi koko wumve ko nagiye niwe kumureba iminsi 3 irashize yose telefone yiwe itariho ngiye kumureba ndamubura mve ngo nta makuru yifitiye hano kubera iki yaba yarabikoze kwadi ariko abatipe bisi ntabwo bazi wasanga yaranakuyeho telefone areba n'undi mugore nabonye ndi mukunzi akaba aribwo kuri telefone ukamubona nawe ukabura wagumanya Alex agutwaye iki ni umugabo ufite amafaranga nta mugore utamwifuza uba uri mu biki Erive Alex atwaye iki ariko Erive niwe nkunda no kumbwira ngo mwana na Alex kusira tibaza usikubira ikimundo z'ubungubu zitakirana kamureka ndagenda Sheri mbabarira gato hari abantu tuvugana kaza gato. Ndasuwe. Urakibaza kuri Alex? Ndagumanya Alex ukareka iratesha umutwe ngo Erive. Kiri kumbwiye kuri Alex agace kipanga mbona uriya simukunda urumva Uretse ko afite amafaranga ariko ntabwo mukunda pe ntabwo aberanye n'ikizungereza inkange wamenetse ukamunyihera iki umve mubwire abakobwa utazashishwa n'agato gatusha hagushishura umugongo niba utabizi uranyumva neza jya ureba abawe Alex, uraba amakuru ni amahoro. Umva mwana wanjye rero ndagushaka hano byihuse cyane rwose. Ndashaka ko tuganira kandi urabizi ko utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Zaza nta kibazo w'iki kibazo zaza. Oya uzazisha uzaze tuganire. Ubwire ibintu byinshi harimo n'amabanga menshi cyane. Rega mwana wanjye burya kuva waranyeretse umukazana ese numva mbona ko
wagenewe mu cyiciro cy'abagabo. Nzaza rwose ntugire ikibazo. Yego sha, uzaze tuganire ga, urabizi ko abasaza bibagirwa vuba. Urabizi ko nyoko yakunsigiye ubumwe. Ngomba kugira icyo mubwira ko mbere ntiwaraho akabaye umugabo, ariko umaze kuba umugabo ngomba kukubwira amabanga yose. Kuko wamaze kuba umugabo. Ya, uzaze. Sawa. Ko mbona utameze neza uburyo waguhamagara igashira. Alo? Ntabwo ari sheri wawe. Ni byiza. Uri nyarenze byatari. Rero ntabwo no kubasha kwita telefone yarambwiye ngo ahamagare. Umuzanire imiti. Alo? Sawa. Nanjye ubundi ndetse gato umuntu umuhamagariye rero sinzi. Bonjour. ntacyo naza kuganira muri kandi ngiye kwita. ndabona akangutse. Bure. Ugiye mbanze ndebe ibyo umurwayi ndaza kukubwira.